ikirungo ku kindi umukwikoraje akubise mu munyu pa ureba aha sawa ibintu muri kubikurikirana aragenda ajya kuzana amazi agiye mbona undi mukwikoraje nawe azanye umunyu agiye gushyira turi mu kizami turi kwandika nese amaguru kamwishi ntiyawushyizemo yawushyizemo nushyiramo ntago tubimira muri exam ibutse abantu ko hari no muri exam hari mu kizami muri gukora abanyeshuri andi bose baba batuje abanyeshuri bose barandeba yawushyizemo bigenze biti bose bareba ku rupapuro babona nta kibazo bahuye nacyo kirimo gukushyiramo no gukuramo uwo ndiwe n'uyu nguyu yego uyu ni we umuhungu mwimikiye Habibu Igihangange the long awaited translator dragon fire el primero intare ivuga ikinyarwanda umusobanuzi wagafashe Habibu Babalao umwami muri nongora agasobanuye umusobanuzi uri gukora iby'intare mazina ngaye ze mu bijisho bya kamera ewana aho gukora mu isukari nakoze mu munyu ariko nkuramo uhagije nkimara gufata umunyu uhagije numva mamaraje nahandi nari kuhisha hari mu kanwa kandi ubwo nzi ngo ni isukari nashyize mu kanwa umunyu ikiro cyavuye cyose ibyabaye urabyumva ni ibyakurikiye urabyumva. Hello beautiful people, ni wa mhungu wanyu MCze wa Batoneke Fizo. Nongeye kubasuhuza cyane. Uyu munsi tugarutse ku isura nshya, mu isura nshya kuri Skill Media yacu. Mwamumenyereye umunyamakuru w'umukobwa, mwari mumenyereye ibintu bitandukanye. Uyu munsi noneho cyangwa se iyi minsi tugiye kujya tubagezaho ibintu bishya kandi byiza bimeze gutya. Nkuko mubibona mu bizuru bya kamera, nanjye nkaba niteretse mu kibenu cya kamera. Ni wa muhungu wanyu inarashyira ko kantu mwumva ndi kubatuburira ariko mu kizuru cya kamera turi kumwe n'umugabo bamwita muhungu mwimikiye Habibu Igihangange the long awaited translator dragon fire el primero intare ivuga ikinyarwanda umusobanuzi wagafashe Habibu Babalao umwami muri nongora agasobanuye umusobanuzi uri gukora iby'intare ndakwikundira maze kaci umuhungu mwimikiye Habibu Igihangange yamane umeze neza cyane turakwakiriye mu bizuru bya kamera za Skill Media urakoze mu bijisho bya kamera ewana abanyarwanda bari kuvuga ati noneho uyu muhungu Igihangange mwiyimikiye umuhungu mwiyimikiye numvaga mwimukira ako mwimukira gute yimukira kubera iki umuntu umuhungu mwiyimikiye wino koko Habibu amakuru ni yose kabisa ndi gukora iby'intare. Habibu ni muntu ki? Habibu rero sasa kakanya imbere ya kamera ni umusobanuzi uri gukora iby'intare. Yego umusobanuzi uri gukora cyane iby'intare. Umuntu utazi Habibu yamusanga he? Mbere na mbere ngenge nibwirira abantu shuwadiru mite murabura iminota ibiri ya mbere myiza cyane. Umuntu utazi Habibu rero sasa aramusanga ndamubwira ahantu hatatu honyine. Yego hatatu nawe njya kuri iki ngo account n'ibiki ariko arajya kuri iby'intare fortress aho nahambere rwose ahakabajya kuri BTN saa 8 urumva uretse muri weekend yego hanyuma aha gatatu yansangana imbere y'izi kamera yagusanga kuri kamera za Skill Media yacu nahanga turakaka mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu ndagira ngo mbanze ndabura abantu bakunda iby'ifoto ishusho muri rusange hari studio ibakorera iby'intare Inare ibaba studio hari studio nongere nyisubiremo ibaba studio ku muntu utarasobanukirwa agaciro k'isura cyangwa agaciro k'ishusho nago yaba atazi Skill atazi ibaba studio nta foto nta cyabaye ndagira ngo mbarabure ngo ushaka ikintu cyose kijyanye n'ifoto video live streaming wadusanga mu ibaba studio ahandi hantu heza cyane ushaka kugira ngo ungane nkanjye abantu mutanze ndaza kubiyereka wagiye imbere ya kamera kakubona ushaka kugira ngo ugire isura inyorosheje ushaka kugira ngo ushire ikijyanye n'inzara cyose igisubizo ni Kapos fast food yego Kapos muraza kubona ama location yayo neza kuri iyi screen yanyu ntayemo yewana Kapos ikindi ndaje dukomeze iby'intare yego ndagira ngo tuganire kuri ibintu bitatu uyu munsi hari uwo uriwe ariko mbere yuko uba uriwe hari uwo wahoze wifuza no kuzabawe bishaka kuba byaraciyemo ukaba uri ubu ngubu bishaka kuba byaranze ukaba w'ababyeyi bashakaga kuba we uyu munsi ndashaka ngo usobanure abantu bagukunda cyangwa abantu bari kukureba
uduhe ishusho yawe nyine nyirizina ubundi mbere ya byose wakuze wumva ushaka kuzaba iki yego wakuze ababyeyi bashaka kuzaba iki wakuze cyangwa se wabyirutse inshuti abo mwagendanaga famiye bifuza kuzaba iki yego mu isura ntoya mu minota mike kugira ngo abantu noneho tubahe akantu kadanje kagakeregeshwa kari bwintagemo mu minota 2 ya nyuma ubanza uduhe ako gashusho ubundi Habibu yakuze ari mu ntoki. Iyo tumaze kurenga za nzozi z'ubwana buto cyane zitaye zamenya isi, aho buri mwana wese ubaje akubwira ngo nzaba umupilote, nzaba umuganga, handi watangiye kugira ibitekerezo. Yego. Njyewe ubwanjye numvaga nzaba umunyamakuru. Wumvaga uzaba umunyamakuru. Ndetse numvaga nzajya mvuga nogeza umupira, kuko icyo gihe hari uwo bitaga Marcel Utagarama kuri Radio Rwanda, naramukundaga cyane. Cyane ko twakuze mu gihe Amavubi ari gukora ibintu byinshi cyane, ba Jimmy Gatete abajyana u Rwanda mu gikombe cya Afurika. So umuntu wabitugezagaho yari Marcel Utagarama na Yves Bucyana. Numvaga nzakora muri buriya buryo kabisa, nkajya mbwira abantu ibyo Amavubi ari gukora, nuko nakuze agashaka kuntengwamo gake. Noneho sasa numvaga nzaba umunyamakuru ariko mu rubuga rw'imikino kuriya kabisa. Nsigaye mbona barigani baragiye mu nzozi zanjye nkiri umwana. Ababyeyi bo bifuzaga ko mba umupolisi. Yaba bifuza ko niga, namara kwiga nasoza nkaba umupolisi, umwofisiye ukomeye, ariko ntago numvaga ari inzozi zanjye. Nuko umubyeyi nyine, kuko papa nawe afite buryo yari umupolisi, akumva ko yabinkundisha nanjye nkabikora, ariko nubwo ntabyangaga, ariko ntago arizo zari inzozi zanjye. Nyuma y'icyo gihe rero sasa inshuti zo twiganaga, bitewe n'ukuntu inshuti zanjye zumvaga ko zabonaga natsindaga ibintu byerekeranye n'amateka kandi nkajya nzisobanurira, inshuti zanjye zambwira ati nutaba umwarimu bizaba bigoranye cyane, nutaba umwarimu ntago azaba ari byo kabisa, ugomba kuba umwarimu. Nicyo bambonagamo. So nje gukura imbere ya kamera rero ndi umusobanuzi uri gukora iby'intare. Buretse utaragera kuri mbere na mbere y'ubwo uvuguriwe, hari akantu gato tubanza gukora. Urabanza ukavuga amazina neza, ukayaturabura abantu kujya bakurikira, cyangwa se bitabira gukora cyangwa bakifuza kumurikira abantu. Ukavuga ati uyu niwe ndiwe, uyu niwe nge. Hanyuma rero ukomereza uwuriwe, uwo ndiwe n'uyu nguyu. Yego, uyu niwe nge kabisa. Mwimikiye Habibu Igihangange, the long awaited translator, dragon fire, eri primero, intare ivuga ikinyarwanda, umusobanuzi wagafashe, Habibu Babalawo, umwami muri nongora agasobanuye, umusobanuzi uri gukora iby'intare. Amazina ngayo. Hanyuma uwo muntu ubyibushye gutyo, ukubiyemo ibyo byose, mwamwimitse kuba umusobanuzi ukora iby'intare. Uwuriwe. Uwo ndiwe ndi umusobanuzi aka kanya imbere ya kamera. Aka kanya uri umusobanuzi. Yego. Inzozi z'ubusobanuzi. Yego. Wowe ukikumbwira ubusobanuzi bwawe nanabikubazaho. Mu minota 2 ya nyuma twinjize neza mu gasobanuye. Abantu batagakunda cyangwa basanzwe bakunda ibintu bumva kagasobanuye nyine nta kirimo. Urukundo rw'agasobanuye kuba ari ibintu ukora. Ese mbere na mbere maze nkubaze, agasobanuye ku muntu ugakora kamutunga, kamutungira famille cyangwa akantu ko kwifashisha ku ruhande? Agasobanuye ku muntu ugakora kagutunga, wabugira ubuntu ugatunga n'abandi, waba utagira ubuntu kayarya wenyine. Waba ugira ubuntu ugatunga n'abandi. Bivuze ngo agasobanuye kagutunga kakanasagura. Ewan, amafaranga yo gutunga umuryango nawe bwawe araboneka rwose, ugatunga n'abandi ubaye ugira ubuntu. Ibyo birahagije kuburi wakakanya. Twinjira mu minota 2 ya nyuma. Hari agace tujya tugira muri uyu niwe nge, agace bita ngo nanjye narabikoze. Ndabaza nkubwira ibyo nakoze n'inshuti zanjye numvishe ko zabikoze, nawe uraza kutubwira ibyo wakoze. Oya ndakubwira nimba nanjye ibyo bintu narabikoze, ahubwo ntago nkubwira ibindi nakoze utambajije. Njyewe nkubwira ngo narabikoze cyangwa se nabikoze, utamvugisha ibindi bintu. Reka tujye ku bya kera. Kera nyiri umwana mu rugo bakundaga guteka inyama, ariko nyine bikakunda kuba mu gihe kinini. Noneho bitewe n'ukuntu twabaga tuzikumbuye, iyo wabaga uzi neza ko bazitetse nta hantu wajyaga, byaba na ngombwa inkwi batekeshaga habaciyeho nk'ukwezi uzishatse, warazibitetse nizo kuzatekesha inyama. Umunsi umwe mama nsige mu gikoni, ajye kuzana ibirungo mu nzu, fata inyama
n'ubushyuhe ni numva aje nyishyire mu mufuka ibyo bintu warabikoze nakoze ibijya gusa gutya bitubwire ibyo ni ibi jewe najyaga nkunda kugenda gutya ndi umwana munsi y'imyaka 10 gutyo yego kuntu mama yashyiraga agasukari hariya nkagenda nkafataho nkanyunguta agasukari buhoro nibye mama nkagenda nkakanyungutaho none ngeze ndabona kugenda ntoraho utugarama ntacyo bimaze reka ngende ntore rwinshi mama ndamusiga ndinjira mu nzu mu kwihuta kwanjye aho gukora mu isukari nakoze mu munyu ariko nkuramo uhagije nkimara gufata umunyu uhagije numva mama araje nahandi nari kuwuhisha hari mu kanwa kandi ubwo nzi ngo ni isukari nashyize mu kanwa umunyu ikiro cyavuye ya cyose ibyabaye urabyumva ni ibyakurikira byumva bijya gusa nk'ibyo uvuze story y'umunyu nibuka unigize kumva inkuru nk'iyi ariko yawe ndashaka wongera uyibwira abantu batabaribonye muri segonderi ukiga ndabivuga by'umunyu yego iyo nkuru banzibwira abantu bakurikira nyuma kiragiye maje kwibazwa nka kane iyo nkuru ni ngombwa ko nyisubiramo koko itangire uhera ukinjira muri karasi kugeza uvuze ati yawushyizemo dore kubera nyine urabona abana segonderi hari ukuntu baba bakubiswe abana ba segonderi bagira akantu kamwe bahuriraho uretse kuba ari abana b'abahanga baba baragiye bakagera ku yindi level yo kwigaho gatoya ariko bahurira ku kintu kimwe icyita rusange inzara yego inzara kuba ari amasaha bashyizeho runaka yo kurya ari amasaha ajya kugera umuntu awumva ashaka ko gufungura ewana kabisa so kubera ku ntangiriro nandi mu mubare w'abanyeshuri byanga binoga bahuriye ku cyita rusange inzara yego naravuze nti ishuri ryacu ryari ryegeranye n'igikoni cyangwa se ikikoni bitewe naho ubyumva uhereye ku gikoni neza nyirizina ku buryo wabaga yicaye mu ishuri ukavuga ati ibipimo bireba neza Nyagasana aragakoze dore ni hafi y'igikoni ntabwo bizajya inzara kwica nk'iy'abandi njyewe nimba ari hafi y'igikoni umva iyo ufite amakuru y'ahantu hava ibyo kurya uri umuntu ukomeye wanagira saa nuko uti mwana rero mwe mutega hariya twebwe umunsi batetse ibiniba ukabirona ku kabanga nawe ntabwo nicara hafi y'igikoni niga hafi y'igikoni gusa ndajya no kwicara hafi y'igikoni njya kwicara ku idirishya nteganye n'igikoni noneho ubwo urumva batekaga ndeba icyo bashyizemo cyose mbireba amazi iki noneho bari batetse imboga imboga amashyimbo umucuzi umeze nabi cyane nkurikirana ewana nta kintu nakurikirana ikirungo ku kindi n'umukwikoraje akubisemo umunyu ureba sawa ibintu muri kubikurikirana aragenda ajya kuzana amazi agiye mbona undi mukwikoraje nawe azanye umunyu agiye gushyira turi mu kizami turi kwandika nese amaguru kamwishi ntiyawushyizemo yawushyizemo n'ushyiramo ntago tubimira muri exam ibutse abantu ko hari no muri exam hari mu kizami muri gukora abanyeshuri andi bose baba batuje abanyeshuri bose barandeba yawushyizemo bigenze biti bose bareba ku rupapuro babona nta kibazo bahuye nacyo kirimo gukushyiramo no gukuramo mwarimu ati bimeze gute ndicara n'ikimwaro cyose ntamenye ibyo ari byo nkome bavuze ati mumenye umuhungu rero hari ibintu bijya bimwataka kabisa nta abanyeshuri biniga zanjye no bamenye nyuma ko yari amakuru yari umunyu n'isoko yo mu gikoni ariko navuze nti yawushyizemo reka ndagira nkwibarize nyuma yo kuwushyiramo byarangira umwarimu nta n'ikintu yacishije kuri pepa wakoreragaho umwarimu iyo pepa ntabwo yarangiye neza iyo pepa narayinderangije cyane rwose bankuyeho amanota ndaderangije ishuri hanyuma story y'umunyu niba ari akantu nakunze kabisa yawushyizemo ariko iyo story imaze kwibazwa igihe kirekire nge niba ari ikintu najya nanibagirwa yego abanyeshuri bamwe mu bana twiganye barayibuka bya bintu uracyabyibuka ntabwo wabyibagirwa ibyo byo kabisa eso ni gutyo rero nuko byagenze twari turi muri narabikoze rero ibyo nakoze mbere y'ibyo byabaye reka ngushimire Habib wakoze kuza kuri kamera za Screen Media urakoze cyane aba ari ya minota mikeya cyane yo kugira ngo abanyarwanda bamenye Habib ni muntu ki ubu ngubu ni muntu ki yahoze ari muntu ki ndagira ngo n'undi munsi nitugutumira kuri kamera za Screen Media yacu uzadutumikire kandi uze hano wisanga ni iwanyu zitaba rwose nta kibazo abantu nagira ngo nshimire mwe mwakuri iki kiganiro cyacu yari kuri Screen Media waba warakoze subscribe cyangwa utarayikoze ndagira ngo ngushishikarize kujya ukurikira ibiganiro byacu nagahoraho kora subscribe uwo munsi kuri ako kantu k'umutuku
ukore no kukazogera utubwire ibyo twakongeramo utwandikire uraza kubona nimero munsi nawe ushaka kuza kuduha ubuhamya bwawe butoya bukubiyemo byose hano munsi munsi hano kuri screen yego bavuga nimero ha munsi munsi wajyana ziteretseho munsi nagezeho nkajya we kamera iri kureba ariko nawe wagira ngo kamera ziri munsi aho munsi kavuga ati yego karagaciyeho wakose like ndagira ngo n'ubutaha uzaze wongere ukoreho turabakunda cyane nanjye mbabwira ati ciao ciao